ye ndabumva gaho muko mama cy'abaho yaje ndabumva muraduhamagaye ugera vuba shaka ugera vuba wa Mungu we ibintu kwa korahiye ayipfundurira he mzee ikintu amafaranga ntabwo uko umuvandimwe yantumye nta kibazo rwose akira ucurure usabye nako gahungu ntabwo nyanywa inzoga urayisoma niko babategetse urasoma va kuri iyo ntebe wicare hasi uwo muntu urimo ubuki urimo muramubona abana bande nimo ndabonamo umugore hariya n'uruyaro uwo mugore rero niwe wagize shyari abahindura nk'ibihwinini uranyumva neza mu mutwe ku buryo badatekereza neza uranyumva neza tukaba tumwuzanya aho ngaho kugira ngo mu Nyangusuza kandi zere kumeze neza aho uri hose mu cyo gitandukanye Iburasirazuba Irengerazuba Amajyepfo Amajyaruguru of course mwenye nitwa Cekecu isa n'abana ukirabanyana dusura ryatandukanye mu bice byetandukanye twari gusenya inkuta zanze gusenyuka twari gutanga isanamitima mu badukurikiye hirya no hino mu biganiro bigiye bitandukanye ndagusuhuje aho uri hose n'urugendo rutoroshye cyane n'urugendo rufite amasaha agera muri 5 nyuma yuko tuvuye mu modoka imvura ari nyinshi cyane akazuba kavuye aha turi mu majyaruguru y'u Rwanda mu bice bigiye bitandukanye ni Kigali News 220 kamera kumwe na Irize aho turi kumwe mu majwi n'amashusho meza cyane ari umusaza uri gukora ibitangaza uyu musaza agaruza byinshi bitandukanye bwa mbere umukobwa watumwe na mukuru we uri muri leta z'ubumwe za cameraman komaze bereka ince zigiye zitandukanye zari hakurya ari umudamu yarabwiye muri umunawe ati hari umuntu wandiye amafaranga yanjye amahije kuyamurya n'umupfumu hari akantu nakoze mwanabonye kugakora muhuza n'anga umusaza arangije agira gutye ahita amufasha amubwira ati reka bitangazo mzee yagize gute yamuteje ihembe akimara kumuteza ihembe ibyakurikiye niki umugabo yemeye kwishyura nkuko umunyarwanda avuga ngo kurya no kwishyura nyuma yaho kigana mwabonye ibugana by'abanyarwanda ubwo na amadolari 800 mu madolari yo wayavunja akava mu madolari akajya mu Banyarwanda so uro munsi hari umuntu wadutumye atubwiye ngo ndashaka mu mbarize buri kimwe cyose gitandukanye hari umuntu gutya na gutya hari n'abantu gutya na gutya so tugiye kugwa gituma muzehe gahunda tugiye kugwa muzehe gituma niyi ntago tuje nabi tugiye kumusura iwe turahazi so bwa mbere tuhaje kamarama bino biturabizi kubyitwa umugwe gituma dufitanye na gahunda ko dushaka kubereka ngo tureke ko gahunda zimeze hanyuma mugarafurire wadutumye warantumye nanagushimire wameye na tike kimara kuma tike narabikoze byinshi ariko uru rugendo tugiyemo n'urugendo rutoroshye zino karate twajemo zitandukanye tubona mu byinshi bitandukanye dukurikiye abari Burundi abari muri Canada abari muri diaspora abari mu Bubiligi abari muri Oman abari muri mu Bubiligi nsubizo bajyatandukanye abavyeyi bose badukurikira ariko nanone muri kino kiganiro kamujye nko mu congratulation kuri Jamila yashingiye umukobwa
gahunda zigenda neza. Reka tukatingira ngaha ibindi biganiro murabibona tugeze kwa muzehe. Komeze neza uri hose mu kibiye bitandukanye nizere ko umeze neza cyane. Muri video yabanje dusura uyu musaza nago byatworoheye kuko kirere cyahise kibikindi kirere gihinduka nabi muri aka gace duherereyemo. Twaje hano cyangwa twari twaje hano muri iminsi ine ishize kugira ngo hari umuvandimwe uri mu bihugu byo hanze wadutumye ngo tumubarije byinshi bigiye bitandukanye kubyabona mu muryango we ndetse no ku bana be bibabaho. Yaravuze ati nsurira wa musaza nabonye ugaruza amafaranga nabonye ukora byinshi bigiye bitandukanye andebere ninde muntu mu muryango ninde muntu muri famille ninde muntu waturanye watumye ibingwira byose bigenda gutya ndetse n'abana banjye bakaba bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Kuri no munsi umusaza twamusuye ariko n'urugendo rutari rworoshye ni n'iminsi itari yoroshye. Reka nangire namuze tuganire namusabye yuko umuntu wa mbere aza gufasha ari ngewe abandi bari hanze ku ruhande. Reka muze ubundi ntangire muhikaze nubwo tumuranye iminsi ikaze umaze iminsi nahangaha umeze neza ariko umeze neza turaganira mwari muraho nari meze neza namwe se mwari muraho ariko imbaho y'inta muze ya akazuba katangiye kuboneka kubera imvura yari imaze iminsi ryari itumba ariko ubu ngubu imvura imiragenza amaguru make yashaka ibinyabazungu byanjye nibigaragare nawe wahamagara ababyeyi ati wapi byanze ubu ngubu rero noneho kugeza ubu ngubu ikibazo ufite nicyo tujye kuganira si icyo mfite ahubwo naratumwe uranabizi neza erega gusaza utumye wese azi ko mfite ubushobozi cyetse tujya tuvugana ariko sinzi ibibazo wahuye nabyo ariko kuva nawe yaragutumye ndabikemura yashatse kubishyira ku mugaragaro none wacu twiganirira igikorwa ugiye kugitangira nibwo bwa mbere ngeze mu icundi wawe twayaga duhurira muri karitsiye zawe n'ahantu hagiye hatandukanye ariko kuri uno munsi twageze ku Gicumbi. Ibi biri imbere yawe bivuze iki utangira dusobanurira mu kanya gato uze kuduhamagara ababyeyi barebe ikibazo umuvandimwe afite. Kuva wageze mu rugo hano ikibazo cyawe icyo ari cyo cyose wahuye nacyo twebwe ibibazo birakemurwa kubera yuko twe dufitanye ikoranabuhanga. Urabona utarajya kuri ibyo ngibyo cyagiye duhura nari nzi ko ari wowe bwite muganga kumbi nawe ufite abagukoresha bagukorera muri bo bababyeyi. Oya turabafite uraza kumva aho bari buturuke. Ubwo se nibange kuvuze benshi n'umwe ni babiri ni batatu. Oya umwe yananiwe asimburwa n'undi kuko ababyeyi abari benshi. Bamwe ngo aruvuga ikiragi hari uza mu uvuga Igiswahili aravuga Igifaransa wicyo kandi hari uvuga indimi nyinshi cyane. Wowe ukavuga mu Kigande amarungi hari yo mu Kigande hari mu Giswahili bavuga indimi nyinshi no mu Kinyarwanda. Kubera yuko bamwe bagiye bajya Bugande abandi bakajya Burundi abandi bakagera muri Amerika badusigira izo ndimi. Iyi ni inkongoro y'ababyeyi. Iyi ni inkongoro y'ababyeyi n'abuzukuru iyo bansanze hano bicara no bakanywa kuri no nkongoro nanjye ngasomaho nkabahereza. Uze rero uriya muntu mumaze iminsi muvugana nanjye wantumye ngabikoreye kuri kamera ugiye gukora ibitangaza. Ntabwo ari ibitangaza tugiye kubanza kubahamagara kugira ngo nawe ubyibonere. Urabona turicaranye nanjye n'amana hanze amaso akantu akangaka. Iyi ni imbe y'abakurambere. Iyi ni imbe y'abakurambere. Izi ni imbuto nk'uko abuzukuru bakukikiza uruhande. Abakera bagiraga imbehe y'abuzukuru. Urubuto mbega uruteremo gutya urabona ni urubuto rw'intungabuzima. Aka gacuma rero nako dutangiye duhamagaye abakurambere batangira kuvuga. Okay, ubu rero muze nyemerera igikorwa nyamukuru nomara nujya kugitangira tugiye kubariza no muntu nko kwabimwemereye nanjye kifashisha itangazamakuru ndagira ngo noneho igikorwa nyamukuru ugitangire nanjye ni mu ndare ya buri kimwe cyose.
ubwo buri kimwe cyose uragitangira mu babyeyi n'ibiki n'ibiki. Karibu 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 karibu. Wino muhina endera kuzimuka zamukira mu kirere. Wino manyenyeri wacana gizogira umaze kuvuga urugamba rumaze kunuwa kuremeza bamweretse urugamba rumaze kunihira. Hey. Yaguhamagara uritaba. Baje. Ye. Ndakumva neza rugamba rumaze kuneberwa kwijimya mushubije inyuma yakuganga intwaro yisubije inyuma. Ngino. Tabara. Ye, ndabumva gaho mukoma amashishabaho. Yaje. Ndabumva muratuhamagaye. Ngwino tabara dufite abantu bari imbere yacu bari mu kutureba rugamba rumaze kunera rusubira inyuma intwari yabo niyo urugamba rumaze kuvura umuntu amaze guhura n'ibibazo byinshi bikomeye. Right. Maze rero bana banje ndabumva ndakumva. Ndimo ndumva. Gahungu mwana wanje. Imbaraga nitwe twazikuhaye. Yego shoboye. Uranyumva neza. Ndakubaha. Tukaba rero aka kanya mwana wanje uranyumva neza. Nuko tugiye kubarebera impagarike y'ubugingo nkuko mwaduhamagaye uranyumva neza. Mvurukize. Mwana wanje urabizi ibi bintu byose mubikora tubireba uranyumva neza. Kandi nitwe tubahimbaraga shaka. Ntituzahemuke. Maze rero mwana wanje uranyumva neza. Ari ubana bagize ibibazo uranyumva neza gahu. Uranyumva neza. Ndimo ndakumva. Igitabo mwaragitambye twarabibonye uranyumva neza. Ndimo ndakumva neza. Maze rero twaraye tubibonye nubwo imvura imaze iminsi kwa uranyumva neza. Ndimo ndumva. Nubwo mushaka kubishyira kuri itangazamakuru nta kibazo gahungu mwana wanjye twaguhaye ubushobozi n'ububasha uranyumva neza. Ndimo ndumva. Maze rero dore ari ibyabaye gahungu mwana wanjye reka tubahishurire byose uko byagiye bigenda uranyumva neza. Ndimo ndumva. Dore uko byagenze byose uranyumva neza. Ndimo ndakumva. Tuza ibintu utegeza tihorere cyaka waporowe tihorere uranyumva neza. Ndakumva. Ninongere no kumva bivutsa. Nuwongera ndakwaka ubushobozi uranyumva neza. Ndakumva. Hari ibyo byinshi tuba dukemura kuri isi y'abazima mwana wanje. Maze rero kuri iyo si yanyu y'abazima uranyumva neza. Yendo umusaza kivumbe mu byumve uranyumva neza. Ndimo ndakumva. Wagutumye agatuma nako gahungu kicaye aho ngaho uranyumva neza. Ni umuhungu rwose. Ni umuhungu oya ntabwo akureba uriya niwe unyobora. Gahungu bagutereye intebe ku gicumbi gukubitesha inkuba ndakupawa. Muteteke babwire bana banje. Muranyumva? Barimo barumva. Dore uko bakumurikiye n'ibyo twaraye dukoze ku gitambo cy'umugoroba mwana wanje waduhamagaye muze kibupi nari mpari mukecuru nyirahumure kiragi uranyumva neza. Namuhinda niwo wagufashije ariko ceceka nongere kumvugira musha uranyumva neza. Dore rero hari abana bagize ikibazo uranyumva neza. Mbona kumva. Ari mugisha Victoire uranyumva neza. Ndumva. Hari twizere Mozase uranyumva neza. Aba bana bagize ibibazo bya karande bya kera uranyumva neza. Ndumva. Uzajya bibasobanurira kandi bose bibabwire sha mwana wanje uranyumva neza. Ndakumva. Ubabwire banyina ko tuba kamera yera ku bibero uranyumva neza. Kandi abana bagiye gukira uranyumva neza. Hari n'inkongoro hano byose ibikoresho byose birahari.
yego mwana wanjye twaguhaye ububasha n'ubushobozi tuza tukubwire ibyinshi nitwe tubizi uranyumva neza ndimo numva mugisha Victoire uranyumva neza ndakumva bamutwaye akenda k'imbere kimwe n'uwo bavukana uranyumva neza kandi aba bana bose turabareba tugiye kubahagarikira impagarike n'ubugingo kugira ngo bakire mwana wanjye uranyumva neza turayifite impagarike n'ubugingo kandi mwana wanjye ibyo tugiye gukora nuko twari kubohereza aho ngaho uranyumva neza uko mwari muri ku gicumbi murimo mushika uranyumva neza ndimo ndumva ariko bafite umuzimu w'umugwagasi uranyumva neza nakumvije maze rero dore uwo muzimu reka mbabwire uko byagenze uranyumva neza ndakumva dore babatwaye twenda tw'imbere uranyumva neza nakumvije bajya kutubazingiraho kugira ngo batazajya bamera neza mu mutwe wabo uranyumva neza ndimo ndumva nta nubwo bazashaka abagore uranyumva neza ndakumva ariko ubwo tubahaye byose turabikemuye turahari ku bwabo uranyumva neza ndakumva cyubahiro maze rero dore bari bafite karande zo guterekera mu muryango uranyumva neza ariko barabiciye ntabwo ibitambo babitambye nta nubwo bigeze babikuraho niyo mpamvu bikurikirana abo bana banjye bafite umuzimu wihinduranya mwana wanjye ubagendaho uranyumva neza ndimo ndumva wa muzimu w'akagakoko kitwa uruvu uranyumva neza ndimo ndakumva uwo muzimu rero uragira ngo nawo ugombe ushyingurwe uranyumva neza tuwukurure tuwuzane mwana wanjye uranyumva neza ndimo ndumva maze rero gahungu ugiye kudushakira amazi awose kawisika uranyumva neza mugatereka ku gicumbi ubundi mwongere muduhamagare tugaruke dushika uwo muzimu w'umugwagasi umuzimu ugenda wihinduranya nawe agaragare ubuse ntabwo twamushika kano kanya kito itonde wagahungu ndashaka kumuganira ikintu nshaka kumubaza ndabakubita nimwongera kuvuga nababwiye muradushakira amazi aboze kawisika hanyuma ibindi tubikurure mumuzane aho ngaho nitwe tumwizanira wihinduranya abundi yigaragaze mu isura ubuse wamwereka urwubati yakongera ntabwo kira amazi aboze aho ngaho kugiranyo w'inyamaswa tumugarura aho ngaho agaruke mu izina rye uranyumva neza ndimo ndumva ninjye utegeka ntabwo ntegeka ibyo by'ubwo bategwanya aho nabigukuraho mwana wanjye uranyumva neza ndumva gaho tuza rero mukoma amashyi inzoga amazi ahiye kuko bari abantu bakomeye cyane wababonye n'ububasha bafite n'ukuntu bari mu kuvuga iyo bavuga ngo bashaka amazi aboze baba bashaka inzoga ihiye ugomba rero kuyiza ni inzoga ubundi bakunda kunywa wisiki bakunda kunywa inzoga zikaze zipfundikiye cyane kubera ko bagenza amahanga menshi cyane nyuma y'igihugu bamugeraho kandi bakamukemura ibibazo ariko baba bashaka inzoga bita wisiki bita konyake ubwo rero izo nzoga nizo bakunda cyane iramutse itabonetse ni wowe ariko ni wowe ugiye kuyiba ngo yubahe nyine ngewe rero hari ahantu bazicuruza muri utu dusantere piriya kure ariko wowe ufite imbaraga wagenda ubaririza ukayinzanira bishatse kuvuga ko ngiye kwikuramo amafaranga se none se ko ari wowe ugomba kuyigura ni ngewe ugomba kuyigura ni wowe ugomba kuyigura kubera ko watumwe nyine none babivuze utuma nkatumwa nk'intumwa nubwo ushaje ariko ngiye kanshyiremo akabaraga ngiye nshakishe uburyo nayizana ariko bamwe ngo manuke nyaruka hepfo hari ubusantire bwinshi hari ahantu bayicuruza urenze inzu ebyiri ziri epfengeye cyangwa eshatu ahantu hakunda guhagarara amamoto batwara abagenzi hari n'ibyuzi by'amasamake hepfo hubatseho n'utuzu uretse kwakira abandi bari ko turaje nyine ni munyaruke yuko baba bashaka nabo bariya kugotomera bariya baba bakoze iriya mirimo inzoga ikuye ahantu kure koko urakoze none ubwo akurikiye iki arakurikira ugiye kujya kubahamagara mbabwire yuko inzoga yaje inzoga yaje
Manyinya wachana kisuku kimaze kuna muhindo wahindiraga kuzimu kazamuka mu kirere. Inzoga yahageze. Bari hafi bagiye kuza. Ndakumva. Uranyumva neza shaka hu. Ndimo ndakumva. Nanjye ndabibona neza mwana wanjye uranyumva neza. Ndabona ibyo nabatumwe mwose mwabisohoje mwana wanjye uranyumva neza. Ndakumva inzoga gose hano. Gaho ni mufungure shani mufungure bazu usomeho. Gera vuba shaka hu gera vuba. Wa Mungu we. Ibintu kwa Gera vuba kora hiye. gera vuba mwana wanjye. Ayipfundurira he. Mzee. Ikintu. Amafaranga nta. Baradufu. Uko umuvandimwe yantumye. Nta kibazo rwose. Akira. Uranyumva neza shaka hu. Ndakumva ya nzoga ni yanyu. Ongera ucurure usomye nako gahungu. Ntabwo nyanywa inzoga. Ntabwo nyanywa inzoga. Urayisoma niko babategetse. Urasoma va kuri iyo ntebe wicare hasi Ye muntu ko najyanywa inzoga. Ntabwo nyanywa inzoga. Va kuri ntebe wicare hasi yibuta ngukarere. Nta kibazo mwana wanjye uranyumva neza. Nyuma nakumva. Dora bagutumye bose babona kuri inyangamugayo mwana wanjye uranyumva neza. Uranyumva neza mwana wanjye. Ndakumva. Ese byawe urabizi shaka hungu kubariza abandi. Ndabizi. So maze kubyara impanga inshuro ebyiri mwana wanjye. Bimenye ute se muga? Mwana wanjye mba nkureba ufite no mwana w'imfuru umwe wapfushije n'ubundi uranyumva neza. Umukobwa mwana wanjye ufite uduhungu dutanu shaka hungu mwana wanjye. Yego. Ndabeshya. Nibyo. Mwana wanjye kizere reka nkubwire rero uranyumva neza. Ntuzajye kubariza abandi nawe uhari shaka hungu mwana wanjye. Ariko niye nta kibazo mfite. Reka nkubwire. Uranyumva neza? Nyuma kumva. Maze rero mwana wanjye uranyumva neza? Yego. Tugiye kuzagutungisha kandi tugushyire hejuru uranyumva neza? Nakoze cyane. Tuzaguhana akamodoka ujye ugendamo mwana wanjye uranyumva neza? Nakoze. Kandi abo bantu bagutuma mwana wanjye uranyumva neza? Yego. Nibo bagomba kuzabikora shaka hungu mwana wanjye uranyumva neza? Niba batabikora bagutumye n'imisozi wirutse uranyumva neza? Tuzabakubitisha inkuba kandi ndakubwiye se nkubeshya mwana wanjye uranyumva neza? Nakoze. Ntabwo bagutuma ntabwo bakubyaye ariko bagomba kujya ubaha uranyumva neza natwe tukagutungisha mwana wanjye binyuze muri bo kubera ubushobozi bafite natojwe ko uranyumva neza shaka hu yego maze rero dore inzoga irahageze uranyumva neza yego turarara tugasoma mwana wanjye yego ubwire abo bana uranyumva neza yego ko tugiye gushika umuntu wabatwariye utwo twenda uranyumva neza yego twabana babo uranyumva neza yego hanyuma rero ikindi tugiye gukora mwana wanjye uranyumva neza yego dore bagendaga muri uwo muzimu wihinduranya mwana wanjye uranyumva neza tukaba tugiye kumukurura mwaho ngaho uranyumva neza hano imbere yanyu aho ngaho mwana wanjye uranyumva neza ubu hagiye kuza umuzimu uwo muzimu wagendaga wihinduranya uranyumva neza hari akagore kagize ipfuhe uranyumva neza yego kakanyeshyari uranyumva neza yego kahumanyije abo bana akabatwarira utwenda uranyumva neza reba muri ako kantu k'imbere yawe ako kantu neza ndimo ndakareba urareba ako kantu nakabonye niko gahora niko aka ngaka rero nurebe ngo nubwo kanacitse akatwagafashe gahora ufite mu ntoki rwose izabonye urunyaruvi ongera usome shaka ongera usome databuja asoma kuri iryo cupa ese urunyaruvi ruvuye mubyeyi nabanza asome kuri iryo cupa atari yego urunyaruvi
uru runyaro rwo rwihinduranya muri ndese ni umuzimu ugenda muri bariya bana uranyumva neza niyo mpamvu iyo bakwize bakagutuma byose uzajya ubifata neza uranyumva neza uba intumwa nziza mwana wanjye uranyumva neza dore reba uruvaro urimo ruturuka oya rugenda rwihinduranya uranyumva neza reka ngira ndashaka kongera gutamwature kuza ababyeyi nimurebemo neza uwo muntu urimo ubuki urimo muramubona abana banjye nimo ndabonamo umugore hariya n'urunyaro uwo mugore rero niwe wagize ishyari abahindura nk'ibihwinini uranyumva neza mu mutwe ku buryo badatekereza neza uranyumva neza tukaba tumuzanye aho ngaho kugira ngo mumubone bana banjye ikibambasi kirimo kivuga namubonye n'urunyaro rufi imo ndabona urufi ngo ngiye urabirenda ubu yakigenda kihinduranya aricyo kikubuza amahoro iwawe mu rugo turifuza kumenya wowe uvuga uravugira uko twumva uvugira mu kibambasi bana banjye twebwe twagiye kera tumaze imyaka 325 mu isi ntabwo tuba mu isi y'abazima uranyumva neza mwarapfuye twagiye kera kuko twebwe turebera impagarike n'ubugingo mwebwe mukiriho uyu musaza ko twabonye agaruza amafaranga y'abantu se abantu baba bararira abandi bavuma ry'amafaranga imbaraga mu muhawe ntazo nta bushobozi bute bwazo izo mbaraga neza tanga ni natwe se hari umuntu inde abo badukira kuko turi isi yose imira tureba turi kuri televiziyo yego hari umuntu ushaka kuvuza ati nanjye mumfashe babyeyi ubwo nyine abo masaza twahaye imbaraga niwe binyuraho uranyumva neza iyo muri ku gicumba aho ngaho araduhamagara iyo tubona nta miziro kubona n'umuntu tutabasha kuvura ubaho uranyumva neza niyo mpamvu aduha nomero ze natwe arazibaha hanyuma mujye mumwitabaza mu gihe bishoboka kandi ibyo nta nubwo binandeba mwana wanjye biterwa n'uko mwadushatse kugira dukemura ikibazo kuri uyu munsi uranyumva neza ati napfushije impanga ibyo byose napfushije umwana w'ubuheta wabibwiwe n'iki none se gahu icyo gicumbi wicayemo ni mu ntebe yawe nanone urimo urambaza iki kuba waje byonyine tukabikubwira uyu muntu wantumye noneho asigaje kuzakora iki nikozemo inzoga ndayigura njye yamaye itike ndaza gusa reka nkubwire ibyo ngibyo ni ibyanyu ku isi y'abazima twebwe ugeze ku gicumbi turakubwira hanyuma tugakemura ibibazo kandi dore n'ubu burije bararyamye uranyumva neza ndakubeshya wabone burije n'injoro maze rero tubagenderera mu ijoro n'impamvu no kuvura abana turi busimbukireyo tukabivurira uranyumva neza ariko iyo mwageze ku gicumbi mukaduhamagara imbaraga ziba ziri aho ngaho turabashimiye yego tuzashyiraho nomero ziba zahamagara ngaho ni mukoma amashyi bariya baba bakomeye cyane nibo bampa uburenganzira kubera yuko aribo baturuka mu mbaraga bampa ibi byose ureba hano bituruka muri ziriya mbaraga bampa ari amafoto mujya mwifashisha n'amazina ibyo bisobanuye ubundi ikintu twebwe dukunda kugira ngo twere guhemuka ariko iyo tuvura ntiduhemuka ibibazo byose nk'abari abantu ndangira bose kubera yuko wabonye ububasha bwanjye mfite imbaraga bishoboka byose kubigufashamo ariko twabishyura umuntu nawe ujya gusaba izindi mbaraga uriya wumvishije rero ni mu mwuka nk'ubu mwagiye mutwereka abantu badafite imbaraga ariko twe dufite imbaraga barya amafaranga y'abandi nta nabo turahemukira turagushimira
Turabashimiye namwe mwe mudukurikiye kuri Kigali News 500. Nizere ko kandi nawe wadutumye uzabireba buri kimwe cyose ku kindi. Ibyo bagusabye, ibyo bavuze wabyumvishe, nanjye nikozemo ubwo Imana iza kumvana ikanjyana i Kigali, niza koma aho mvana ubushobozi bwo gutega rutema ikirere ku butaka. Imana ibarinde.